Umutoza wa Rayon Sport ndetse n'uwitwa GACINYA Chance Denis bakoze agashya katigeze kaba muri Rayon Sport. Byagenze bite? N'amakuru tugiye kugarukaho. Ni rutahizamu kabombo, ni rutahizamu ukomeye cyane. Uyu mutipe ni umutipe ukomeye cyane n'ubundi muri ekipe cyangwa se yakiniye amakipe agiye atandukanye. Noneho by'umwihariko kuri uyu munsi Rayon Sport navuga yuko iriye icyo bita GAPAPU. Turaza kuyagarukaho, ariko turaza kugaruka n'ubundi ku bakinnyi biteguye kuza kuba basinya kuri uyu munsi ndetse basinyira ekipe ya Rayon Sport, dore yuko kuri ubu ngubu noneho ekipe ya Rayon Sport bivugwa yuko amakuru bimaze kuba byarangira, noneho ibintu byamaze kuba byajya ku murongo. Ubu ngubu ekipe igiye guhinduka icyo bise tambalale. Ariko ntizimbye mu magambo, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande kugira ngo tuze kubana mu makuru y'ibanga arimo arabera mu ekipe ya Rayon Sport. Reba neza niba ijambo rigisa umukara, uraba utarakora subscribe maze ubanze uyikande. N'amakuru ngiye kuza kuba nakugezaho ni ibyaraye, ni ibyiriwe cyangwa se nibibyutse muri iki gitondo kuri uyu munsi. Nakubwira yuko uwitwa Abedi yamaze kugera mu hoteli, n'ubundi n'amakuru nza kuza kuba nagusesengurira. Abedi Bigirimana amaze kuba yagera mu hoteli, ndetse iyi hoteli yayibukingiwe na ekipe ya Rayon Sport. Hategerejwe iki? Niyo nza kuza kuba nakugezaho, ariko reka mbanze nkubwire kuri iki gitaramu ni cya rutahizamu, ni kije n'ubundi muri ekipe ya Rayon Sport mu buryo butangaje. N'ubundi iki gitaramu kiraza kuba cyasimbura wita Faringanyi. Murabizi ko witwa Faringanyi amaze iminsi mu mvune, nubwo yatangiye imyitozo, ariko kuri ubu aracyavunitse ngaraza ngo yicara mu mwanya wa Faringanyi. Iki gitaramu rero ni ikihe? N'ubundi ni ekipe ya Rayon Sport aho iriye GAPAPU, ekipe y'igihugu ya Uganda. Uyu mutaramu bamwita nguki? Bamwita Ivan. Ni umukinnyi ukomeye Ivan ndi kubabwira murimo muramwandastandinga. Uyu Ivan ni umukinnyi ufite ibitego bigera kuri 16. Mwo muranyumva? Uyu asanzwe akinira ekipe ya Uganda, ariko yarangije amasezerano, aho bari barimo bariyegeranya ngo kugira ngo bamwongere amasezerano. Ekipe ya Rayon Sport yasivuga ngo turarambikaho ikiswe agatubutse, ndetse ngo witwa GACINYA we ari kubwira umutoza ati uwo mutaramu nagucika biraza kuba ibibazo. Uyu mutaramu rero Ivan ni umusore ukiri muto, ni umusore ufite ibigango, ni umusore ushinguye, ndetse wamaze kuba watangira cyangwa se wamaze kuba wakemezwa na ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu araza gukina n'ubundi muri ekipe ya Rayon Sport. Na yaye makuru yandi ari kuvuga, nababwiye igitaramo cyitwa cya Kitoga nacyo kuri ubu ngubu cyagiye gushaka ibyangombwa kugira ngo kize kuza kuba cyakinira ekipe ya Rayon Sport. Tony Kitoga ari kuvuga ngo ngomba kwigaragaza noneho nkaba umukinnyi mpuzamahanga. Uyu mutaramu yaburiwe amahirwe yo kwerekanwa. Uyu yakiniye Bukavu Dawa, ndetse ni naho afite amasezerano. Ku bantu twarebanye inkuru, ariko niba ari ubwa mbere reka mbanze nkunyuriyemo muri make. Uyu Kitoga ni umwe mu bazayirwa bahatari, ni ikizayirwa kose kifite cyane, kikiri gitoya cyane kabisa, gitoya cyane. Uyu Kitoga rero yasubiye i Bukavu, ndetse kujya kuvugana na ekipe ye kuza, ndetse ngo bakamwemerera kuba yasinya muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo ngubwo turaza gutegereza ibiri kuvamo aho ngaho, ayizo ni zandani. Reka twigarukire rero kuri
Abedi muvuge nonaha, mwaritse nkaza kumuvuga mu kindi kiganiro nza kuba nabatunganyiriza. Ko mfite amakuru ya Abedi ya danje. Abedi kuri ubu ngubu yamaze kuba yagera i Kigali, ariko mfite amakuru y'ibanga nza kubabwira mu kanya. Wowe making sure neza niba warakoze subscribe, ndaza kuyaguhereza mu kanya. Reka tuvuge ku bandi bakinnyi biteguye ku cyangwa se baryamiye ijanja. Mumaze iminsi murimo murumva tuvuga cyangwa se wumva mu matwi yawe uwitwa Rushema Chris. Uyu Rushema nawe ndakubwira yuko aryamiye ijanja mu gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Tumaze iminsi tuvuga ngo araza gusinya, ariko nyuma yuko ibibazo byari biri muri ekipe ya Rayon Sport, abasaza bamaze kwiyunga n'umutoza nawe aravuga ati noneho abayobozi ba Rayon Sport nta kibazo dufitanye, kubera yuko baturekeye umwanya ngewe na Gacinya na Irambo na Eric bicara hamwe bashaka abakinnyi, nta kibazo bafite, nta gihunga bafite. Ubu ngubu abasaza bamaze kwiyunga, ariko n'umutoza nawe ati abayobozi ba Rayon Sport rwose ubu ngubu nta kibazo mfitanye nabo. Ni nayo mpamvu ngiye kuba twatangira imyitozo, tugatangira uburyo tuzajya twataka ama ekipe, tuzajya tugera mu kibuga tukakigarurira. Umutoza yamaze kuvuga ati nge ndi tayari kuri ubu ngubu. Ati ubu ndi tayari, ekipe ya Rayon Sport ngiye kuba nayihindura. Y'umutaramu rero Rushema Chris aryamiye ijanja. Ndakubwira ko amahirwe ari 99% ngo aze kuba yakinira ekipe ya Rayon Sport. Uwitwa Rutonesha Hezbon aryamiye ijanja. Nubwo murimo murumva ngo ari GAPAPU, ekipe ya polisi nayo ngiri kumushaka bya hato na hato, ariko uyu Rutonesha araza kuza kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport. Zandani zanjye zirambwira nti ziti Rutonesha agomba kuza kuba yagira yasinya muri ekipe ya Rayon Sport. Ngayo amakuru, ariko mu kanya gatoya ngiye kuza mbabwira amakuru y'indani y'uyu mutaramu witwa Abedi. Ndababwira amakuru y'ibanga, ibyabereye mu hoteli muri iri joro ndetse n'ibiramutsemo ndacyakabutaho, ariko mfite amakuru ya Bigirimana Abedi Bakame menshi. Iki gitaramu mfite amakuru yacyo, ndaza kuyabakubitwa peke, nyabakubita ari yonyine. Ni amakuru nza kukubwira ngo ni breaking, nta muntu n'umwe uyafite. Ndabizi ko aba YouTuber baba bari hano kugira ngo baze kuba bajyana inkuru, ariko nta nkuru muza kubona kuri nuza ntarayi breakinga. Mwitegure muwe mushyize udukaramu hasi, ndaze mu kanya ndabamenera umuceri. Rero uyu mutaramu Ivan nawe witeguye kuza kuba yakinina muri ekipe ya Rayon Sport ari tayari. Uyu nguyu ngo yaterekeziweho izigera kuri miliyoni 30. Sandani zanjye zirambwira yuko uyu Ivan yamaze guterekerwaho zitwa miliyoni 30. Witwa Gacinya Chance ari kuvuga ngo wowe, akahamagara umutoza ati wowe Afahamia Lotfi, umuhamagaye kangahe Afahamia Lotfi, umutoza wa ekipe ya Rayon Sport? Uyu Gacinya ari guhamagara uwitwa Afahamia Lotfi, ati Afahamia Lotfi, akongera ati nguhamagaye kangahe?
iki gitaramo ngo ni Gacinya Chance ni igikoko muri ekipe ya Rayon Sport, ni icyana kikiri gitoya, ni icyana gifite ikiswa amafaranga, gisore kibyiringire kigufa ariko kibyiringiye ku ikofi. Ndakubwira ngo uyu Gacinya aracyari buto, yari mu myaka yacu, ariko ikiswe ikofi ni nkaha ni maka, ngo afite ikiswa amafaranga, ngo yifitiye icyizere mu kuzana abakinnyi, ngo ari gukora impinduka zikomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu amakuru arambwira ko Rayon Sport mwari musanzwe muzi, Rayon Sport yamaze kuba yahinduka kera cyane. Rayon Sport yamaze guhinduka kera cyane. Rayon Sport kuri Gacinya arakubwira ngo ngewe kuri ubu ngubu nta mikino mfite. Noneho ngo yahuza n'uyu mutaramu, uyu mutoza Afahami ya Lotfi, bakicara hamwe bakavuga bati noneho tugiye gukora icyo bise amateka muri ekipe ya Rayon Sport. Ataramu nibo bashinzwe recruitment na Irambo na Eric. Ku bantu babatazi izo za ndani mpora mbivuga hano, baravuga ngo nituzana Rutonesha Hezbon, tukazana Rushema Chris, tukazana Ivan, tugaterekamo iki gitaramo cya Kitoga, iki cyana gitoya nibiza kurangira nubwo bitararangira, tugaterekamo abandi bakinnyi, ekipe ya Rayon Sport uko tayari iraba imaze kuba yahinduka. Mwitegure breaking z'uyu munsi, mwitegure impinduka muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ikintu cyayicaga akenshi mwajyaga muvuga ngo ni ukutumvikana. Kuri ubu ekipe ya Rayon Sport umwuka mubi tayari wamaze kuva mu buyobozi. Ubu buyobozi bwose buri hamwe buvuga buti tugiye gushakira ikintu cyateza imbere ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ubuyobozi bwamaze kuba bwakiyegeranya bukavuga buti ntidushaka abanyamakuru basenya ekipe ya Rayon Sport, abanyamakuru batari profession. Jobundi numvaga kuri radio imwe barimo baraserera n'umwe mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sport. Umva ko umuyobozi yarakaye bitewe n'ibintu baba bamutangazaho, kandi bari kugira ngo bashake ngo ngindonge ngo nuko ngo batabahaye amafaranga ngo baranga abakinnyi. Ibyo bintu ntago biri profession mu itangazamakuru. Aba bantu rwose bakora ibyo bintu ndababwira ngo murekere. Ekipe ya Rayon Sport ni ekipe nziza, ni ekipe tugiye kubona impinduka zikomeye cyane. Uko nge mbona ekipe ya Rayon Sport, ndabona byamaze kuba byagera ku rundi rwego. Reka ngushimire kandi nkwifurize kugubwa neza. Ubwo ibiganiro byacu byo ni akagaruka, muraza kubona andi makuru agenda acaracara hano n'ubundi kuri YouTube. Ni YouTube yanyu imwe rukumbi. Ndababwiye ngo mbafitiye za ndani nyinshi, making sure neza niba warakoze subscribe maze ubanze uyikande. Ariko sinakibagirwa kuvuga yuko ku bantu bashaka gukoresha YouTube bashobora kutwandikira ku muyoboro wacu wa telefone. Ushobora kutwandikira kabisa ushaka kuba wakoresha YouTube mu buryo bwo kubyaza amafaranga cyangwa se kuyabyaza umusaruro. Ushobora kutwandikira, ndetse namwe mukeneye kwifotoza Igihozo Studio nicyo cyonyine gishobora kuba cyagufotora amafoto meza, video nziza. Rero mukigane kibakorere ibintu byiza cyane. Igihozo Studio dukorera mu mujyi wa Kigali, dukorera Nyamata, dukorera mu majyepfo mu aho bita mu Ruhango, dukorera Burasirazuba aho bita Kayonza, dukorera ahantu hagiye hatandukanye
amashami agiye atandukanye, aho ariho hose udukeneye ushobora kuduhamagara tukagufotora amafoto meza cyane. Yozo Studio niwo muterankunga mukuru wacu, namwe ariko mushaka kuba mwamenyekanisha business zanyu mushobora kutuba mwatwadikira ndetse tukagirana amasezerano, ni makeya ibikorwa byawe bikaza kuba byamenyekana.